Shalom shalom, twizere ko mwese mu bice muri bitandukanye byose cyangwa se ibice muherereyemo mumeze neza kandi Imana ikomeje kuba mu ruhande rwanyu. Noneho tugiye kubagezaho breaking news cyangwa se ni inkuru y'akababaro kubizera cyangwa se ku bakristo, cyane cyane abakristo katolike. Ni inkuru itugezeho none ahangaha, ariko ni inkuru itari nziza, ni inkuru y'incamugongo. Turayisoma ku bitangazamakuru bitandukanye. Ni inkuru itubwira ko umushumba gatolika ku isi Papa Francis yaba yitabye Imana cyangwa se yaba atagihumeka umwuka w'abazima. Twibukiranya ko ku munsi w'ejo ari wo wari umunsi wa Pasika, kandi ku munsi w'ejo yaba yizihije Pasika kumwe n'abandi bakristo bose. Inshuti mwene data, ndagira ngo umenye neza ko uyu mushumba yari amaze imyaka cyangwa se atabarutse Imana amaze imyaka irenga 80. Inkuru dusanga ku gihe ni inkuru itubwira ko umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francis yitabye Imana ku myaka 88 ati y'amavuko, nyuma y'igihe yari amaze arwaye indwara z'ubuhumekero. Uyu mushumba yaramaze igihe kinini cyangwa se yaramaze iminsi myinshi agendera mu kagare, yaramaze iminsi ari arwaye uburwayi cyangwa se indwara y'ubuhumekero, ariko inkuru itugeraho ikaba itubwira ko yaba yitabye Imana. Iyi nkuru ubu tuyisoma ntabwo irenze cyangwa se imaze iminota igera kuri 30 cyangwa 40. Tugiye no ku bindi bitangazamakuru cyangwa se ku bindi binyamakuru bitandukanye nabyo katwumve icyo bitubwira kuri izi nkuru. Hano dusomye kuri Radio na TV10 baratubwira ko ngo ni inkuru y'incamugongo muri Kiliziya Gatolika yari ikiri mu byishimo byizuka bya Yezu. Ngo umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi ati Papa Francis yitabye Imana, ati nyuma y'amasaha make abakristo barimo n'aba Kiliziya Gatolika ati bizihije izuka rya Yezu. Bivuze ko usomye no ku kindi kinyamakuru cyangwa se urebye no ku kindi kinyamakuru kimwe, naho urasanga ko no kuri Radio Rwanda naho ariko babigaragaza. Byumvikana ko uyu mushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yaba atagihumeka umwuka w'abazima. Niba uri umukatolike cyangwa se uri umwemeramana, ni byiza ko cyangwa se turakwifuriza kuba wakomera kubwo kubura umushumba wari ugushumbye, kandi tubabwira ngo Pasika nziza. Imana ikomeze kubana namwe, Imana ikomeze kubakomeza muri ibi bihe murimo bitoroshye. Iyi nkuru nanone uyisomye ku kindi kinyamakuru naho imaze iminota 31, naho tuyisomye kuri Kigali Today. Nawe baratubwira ngo umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yitabye Imana kuri uyu wa mbere tariki ya 21 Mata 2025, afite imyaka 88 y'amavuko. Ati yari amaze iminsi agaragaza intege nke ziturutse ku burwayi n'izabukuru. Uyu mushumba cyangwa se Papa Francis bivuze ko yaramaze iminsi atagaragaza imbaraga cyangwa se yaramaze iminsi ari mu ntege nke. Twasoza twifuriza bene data bose b'abakatolike gukomera, kandi mukomeze kwihangana kubwo kubura umushumba wanyu. Imana ibamugisha. Yari mwene so Evangeliste Mugema Dieudonné, kandi niba ari bwo bwa mbere udukurikiye kuri channel Oracle TV, ni byiza kugenda ukanza subscribe. Imana ibamugisha, kandi Imana ikomeze kubana namwe. N'uyu mushumba tumwifuriza iruhuko ridashira, Imana imutuza heza. Nimba yarakoze ibyo Imana yashakaga, Uwiteka amutuza heza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.